hari n'ababyeyi bihangana kugira ngo abana batazahura n'ingorane burya abantu banga kujya muri divorce kugira ngo barengere abana babo ukabana nacyo ari kugambiriye kubana n'iki n'ikigunira umuntu uri muhombo ucuruza icyo ni ikigunira turakirukana mu izina rya Yesu ngo bafatanya natwe duhamagare dusengane hamagara Sirasi hamagara jewe hamagara undi wese ushaka ariko dusenga Imana tubikureho uve muri Afrika ushonje ugere i Burayi kunaniwe kurya kubera diabete firigo yuzuye ariko uzibigunira ariko Imana itabara ndakora ubukwe se ndubutahe ajya kwicara ku ntebe ati ministeri si yawe yajya kwicara muri biro ati ntebe wicaraho kangaho uri mwene nde cyo kirakongorera tu cyo ati kubundi uri mwene nde wakandagira hano hano ubundi suragura imodoka uzajya kikakongorera ugatuma umutwe ibyo rero bisaba nta kindi bisaba nuko ugira ibintu bitatu nuko usenga Imana yari umusirikare mukuru urwana agatabara yubashywe ariko yambariye ku kintu kiri imbere kigunira cyo gutonyoka hinda gahishe hirya hari abagabo bafite agahinda yambaye costume yafunze yanigirije yasa neza ariko imbere hari ikigunira cy'umwana wamunaniye yamwohereje muri Amerika kwiga none umwana nyora umugi baramugaruye icyo ni ikigunira inshuti z'umusaraba twongeye kugaruka tubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ni Sirasi ubashuhuje nimugira amahoro y'Imana abakurikirana umwe bw'abera ministries ndayambabwire ngo Uwiteka akomeze barambura ukuboko kwe kwiza kandi twongeye kugaruka rero kuri ya hoteli niho twicaye na ahantu heza mwagiye muhabona bagiye bahagaragaza kamera wacu Imana imuhumugisha nawe ajya akora ibintu byiza kandi namwe murushaho kugubwa neza imbaraga z'Imana zikomeze kubaho hari ababa barwaye Imana ibahe gukira hari ababa bashonje Imana ibahe kugubwa neza bakabona icyo kurya hari n'ababa bari mu kazi ariko bafite intambara zo mu kazi Imana ibarindire muri ako kazi murimo imbere yacu rero twongeye kugira umugisha mwinshi cyane tugaruka dukomeza muri ya masengesho tumazemo igihe ariko yitwa ibigunira tuhabonye mushumba rero umushumba wacu Reverend NTAMBABAZI umunyamategeko cyangwa abantu bakunda cyane ko akunda abantu bose abamwanga n'abamukunda arabasuhuza kandi n'abamwanga yifuza ko ibigunira byabavaho abayifuza ko n'ibigunira byabavaho rero mushumba nyakubahwa Imana iguhe umugisha kuba twongeye kukubona turagira ngo abakunzi bawe n'abumwe bw'abera ministries wongera ubasuhuze maze natwe turushaho kugubwa neza nanjye naguwe neza uyu munsi kongera kukubona murakoze cyane inshuti z'Imana abakunzi umwe bw'abera ministries mbasuhuze nongere mbaramutse nshimye Imana kinyemereye kuba twatangiye uno munsi ngira ngo turi ku munsi nyine uyu munsi wa none twamana yaturinze kandi nawe ndabona Sirasi umeze neza ndashima Imana ya mu bigoye byinshi ariko Imana imurabana n'Imana muri twebwe shuhuje abantu bari muri Australia umukozi w'Imana Jean Paul mwarimu mwiza cyane umukozi w'Imana reka nsuhuze n'umushuti wacu Monica nawe turamusuhuje bwiza bw'Imana bumubeho Monica haherereye kadusuhuza abantu bari i Burayi ibihugu byose by'Iburayi byose hariya dusuhuze n'umukozi w'Imana umwe nawe Imana imumugisha abandi data bahari bose n'abandi hirya no hino ku isi nishimye kuba ndi ku umwe bw'abera ministry nsuhuza abera b'Imana bose kansuhuza abantu b'ikarembure nsuhuza abantu b'igahanga reka nongere mvuga ngo Imana yo mu ijuru irengere n'umuntu w'Imana witwa Peace uri inyamagabe na Imana imugire neza kandi abatera inkunga bose umwe bw'abera ministry Imana bampera umugisha reka mvuge ngo Philomene Imana imuha umugisha reka mvuge ngo Risi Lydia na Imana imuha umugisha hari igikondo Imana imuha birumvikana reka nongere mvuga ngo abera b'Imana bose ababaye tubaranye namwe abishimye twishimanye namwe afite intimba turi kumwe kandi mukomere dufite Imana ishobora byose kandi nongeye kwifuriza abatankunda umugisha ibahe kurya utanyifuriza ibiryo ibimuhe utanyifuriza amafaranga iyamuhe utanyifuriza kubaho warame nuvuga ngo ikintu cyose yumva Imana itakampaye yo ni ikimukorera ariko inijwi rikomeye ko kizaba hambasa bigiye zagikuba kabiri ubundi ni byiza ko
naho cyo mutumvikana ku kintu runaka ariko mutima mwako muri abantu bamwe kandi muri kumwe. Imana ibaho umugisha mwese burasira bwaryo burengera bwaryo amajyaro majyepfo abadukurikirana bucece n'abatwandikira ikintu maze kubona sira uzwaryo umuntu agufollowinga cyangwa kurikirana akamanwa akagikukurikirana ataraguhamagara ariko adasiba kureba ikiganiro adasiba nakoze cyane ariko urakoze cyane kubasuhuza abakurikirana umuntu umwaka wose ariko batamuhamagara nabyo bagerageza baguhamagara barakurikirana ariko kandi ngize batigiwe ngukurikiranye iminsi myinshi ntavuga aho byose ndakumva ariko bayangwa ko nguhamagara abantu bakanezerwa. Reka nawe nongere ngusuhuze sira Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane kunsuhuza nanjye ndabashoje mugira amahoro y'Imana. Amen. Reka dusenge ngo twinjire muri iki kiganiro cy'imbaraga cy'amavuta meje cy'ubutware ndimo kubona. Mana turagushimiye. Haleluya. Umunyembaraga uri Imana ikoresha abashumba ukadukuraho ibigunira twari twambaye. Ibigunira tubyambara mu ngorane nyinshi tugenda tugira mu bibazo tugenda tugira ariko twabonye ko ibigunira umuntu abyambara akagira agahinda kababara ariko hari imbaraga zindi zikuraho ibigunira. Umwami mushumba ari imbere agiye kudusobanurira byinshi kuri ayo magambo yitwa ibigunira ariko ndagira ngo nkwinginge natwe tuza kurushaho kumva tumenye kandi dusobanukirwe tumenye n'inzira tunyuramo duhabwa umugisha uturutse muri Kristo Yesu. Amen. 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 Nyakuba mushumba wanjye na mushumba w'abandi bose kuko ntago ari bya indi bafitira ngo yenda ngo babiherewe mu rutoki cyangwa ngo babiherewe ngahandi hirya mu bisambu hari n'abaherewe ubushumba mu mashyamba ariko mwebwe mwabuherewe mu itorero n'ibintu bizwi ku mugaragaro n'amatariki ndayazi. None rero ntago ntitukajye hari uwambwiye ngo ariko kuki ukunda kuvuga mushumba uvuga revera cyane uvuga revera mushumba ntise ko yabihawe ubugira ngo mvuge iki kindi yarabihawe ntago ari byo mu rutoki kandi uko mvuze ibyo mu rutoki no mu ishyamba niko namushubije ntago ari byo yabiherewe ku mugaragaro ntago ari byo mu ishyamba cyangwa mu rutoki yabiherewe ku mugaragaro niba mugomba kubivuga ibyo ku mugaragaro bikomeza kujya ku mugaragaro. Amen. Mushumba rero tugarutse muri cya kiganiro cyitwa amasengesho y'imisi 30 ariko intego ari ugukurwaho ibigunira. Amen. Intego ari ugukurwaho ibigunira. Yego. Mushumba twagiye dukora ibiganiro byinshi nanjye nagize amahirwe mboneka muri abo bantu ariko numva navuga nkumva sini mu kugera aho ngomba kugera kuko abashumba batandukanye n'abahanuzi kuko hari byinshi baba bafite nkawe inararibonye rero tugize umugisha wo kukubona turagira ngo ibigunira ubundi umuntu abyambara mu gihe kihe ibigunira niki ese ibigunira niki ya murakoze cyane sira Imana ibaho umugisha nanjye mu byukuri abatumirwa nagiye ntumira bose bagenda bisobanura ko ndagira ngo uyu munsi abantu babyumve kurutaho. Yego. Ubundi ijambo imwenda witwa ibigunira niki. Yego. Buriya mu cyongereza asobanura yuko baba ngo ni cyclos ni imyenda idozwe mu mufuka. Imifuka. Haro nigeze kugera numva bavuga ngo ni ideyi. Na akadeyi baranavuga mu mirwa mu Uganda hariya ni umufuka mbega ni imyambaro idozwe mu mifuka. Yego. Ibigunira cyangwa se ideyi. Akadeyi ni karaga gakozwe mu buntuze mu batwara nk'umuceri. Yego. Ariko hari n'ibindi bashyiramo nk'amakawa n'amakara binini cyane bibose mu migwego. Mu migwego. Nuvuga rero ngo nicyo basona ko nuvuga ngo kigunira n'umwambaro wabagukozwe mu mufuka. Mu mufuka. Umeze nk'umugwego. Mu mufuka nyine bakakata umufuka watwaragamo ugafata nk'amakara yawe. Yego. Warangiza ukayakuramo ugahita ukata umuntu uzi ukawudoza kandi ikindi ukuntu wagudoze ntiwabudoze nk'ikanzu igaragara. Nuvuga ngo bambaraga ku buryo asaturamo kabiri yarangiza agacamwa ijosi harya hejuru agahita ashyiramo gutyo. Nta mutayeri wabagaho bidoda n'umuntu wabyidoderaga. Uwo ni umubabaro wabimuteraga. Turacyari ku kivuga urasobanukira icyo kigunira bivuga ngo ubundi igunira ni cyclos no mwenda ukuboshywe mu mufuka mu ideyi mu byose ariko uboshywe gute ngo bafataga wa mufuka wari ufite mu rugo washize nk'ibintu byose ugacisha nk'umukasi ugashaka ahantu upfumurira hejuru agacamo amaboko n'umutwe ugacyamo ukacyambara ukarenzaho imyenda cyangwa ukakira inyuma y'imyenda.
n'inyuma y'imyenda bashyiragaho ko byari kondisiyo ngo byabaga ari bingahe ko numva hari icy'imbere hakaba n'icy'inyuma y'imyenda hari uwacyambaraga imbere akarenzaho umwenda bitewe n'ibyo akora nk'aba Moridekayi bari ku irembo hari n'abandi benshi bagishishaga imbere nk'abami bakagishyira inyuma ariko bakatuzavuga no kwitera ivundi tuya kugira by'umubabaro hakaba rero n'icyo umuntu yambara inyuma y'imyambaro kizwi n'abantu bose umuntu wese akabona ko wabaye washavuye rero akaba icyo umuntu yambara imbere akarenzaho imyenda ariko muri iki gihe ntikikiboneka icy'inyuma nicyo gihari cyane kuruta iby'inyuma barabikemura icy'inyuma ntabwo kikiboneka ubu hariho icy'imbere n'ubundi ibyo duhanganye nabyo iby'inyuma n'umwese yabe nabireba yego sobanura ngo icyo gihe ikigunira cyabaga kigomba kuba cyambawe nuko cyaha kidoze yego dusobanure ko ikigunira niyo ajya kuri ahantu babishakisha ikigunira ni umwambaro udoze mu mufuka ukaba uhagije ngira ngo niho tubyumva ikigunira yego noneho mu buryo bubiri hakaba ucyambara inyuma hakaba n'ucyambara imbere yego uri imbere y'ibwami uri imbere y'abantu bose cyaraziraga ko kwa rubanda hari utemewe kucyambara hari umuntu wabaye akagihisha imbere ko ku buryo nk'uko na Moridekayi bakibonye mu myenda yagishyize nk'imbere hakaba rero n'ikigunira bashyira inyuma umuntu wese akareba undi akabona undi akitegereza ko wacyambaye yego ngira ngo ibyo wabyumvise no kigura kibaho ubwo twakwibaza cya gatatu ngo nzi kugiye kukimbaza ngo bacyambaraga ryari ngaho bimbaze nta kintu hari ikintu gikomeye cyiza none nari nishaka kuvuga uhise ukivugura nagisobanuye ngiye kubaza ngo ba Moridekayi basumbirijwe n'ababahiga ikigunira yacyambaye imbere y'inyuma ari imbere we yacyambaye imbere ko yari ibwami kandi amugaragaza ko ari bw'amacyamba yego no vango rero ubundi iki kigunira bambaramo imbere kideyi cyangwa inyuma kideyi cy'umufuka urumva ni ibintu biteye ubwoba umuntu yakase umutwe agakatamo amaboko wakishakira ntashaka umutayeri wakishakira uburyo yacyambara nta wundi buntu ubibonye nta wundi buntu ubibonye ese cyambarwaga mu mwaka wuhe mu kwezi kuhe ugaragaza umubabaro yego ni ukuvuga ngo iyo usoma nabiteguriye muri telefone kuko numva ngashaka kunyasobanurira abantu ko tugiye kwinjira mu mateka yo gukandagira ibyo bintu byose yego urumva neza ubundi ni umwambaro wambarwa ku mugaragaro cyangwa se uhishe mu kwerekana akababaro ingorane n'umutima ubabaye ku byakubayeho muri make ibikubayeho nta mbaraga ufite zo kubivuga niba ari nk'urupfu kwa Moridekayi bakambara ibigunira bakisiga ivu tuzavuga ivu mu minsi izaza noneho ukaba ari umwambaro wambarwa mu kugaragaza akababaro ingorane n'ibintu byakubaye ariko ntihagire undi ubimenya hari ibyo bamenyaga inyuma bose bakabibona yego ariko hakaba ikigunira cya kabutindi cy'imbere bashyiraga imbere bakarenzaho imyenda icyo ngicyo nicyo nshaka ko udusobanurira cyane icyo cy'imbere ariko mbere na mbere tuvuze ko ni umwambaro w'umubabaro kandi si umwambaro bagura mu maduka ngo uzawukurayo ahubwo wari umwambaro werekana agahinda umuntu afite ariko mushumba hano ndagira ngo si umwambaro utaho bukwe yego si umwambaro wasohokana yego nta n'iduka ricuruza ahubwo buri wese mu rugo rwe arawishakira kubera umubabaro yishakira umwambaro kubera umubabaro barakuzana imifuka bakayirundaho kugira ngo uzayambare bakubabaje bakakuzana imifuka yo kuzambara bakubabaje iryo ni irindi banga numvise rikomeye nta mutayeri nta duka ryagurishaga iyo myenda yo mu mufuka ahubwo akababaro kawe kaguteraga gufata imwe muri iyo mifuka iri mu rugo cyangwa se n'abantu banayikuzaniye babaho n'uburyo abantu bagushora mu rugamba kuzambara ibigunira rero noneho bikaba ari impamvu yo kwerekana umubabaro ufite ku kintu cyakubayeho mu ngorane zawe yego niko basobanura ni ikintu abantu bakwiye kubyumva cyane ibintu umushumba avuze abakurikiranye ubumwe bw'abera minisitiri ndagira ngo murusheho kugubwa neza ndetse no ku iriba ry'amazi adudubiza ibi bintu ubusobanuye ni ukuvuga ngo umubabaro w'umuntu niwo umutera kwambara ibigunira akajya kwishakira ibigunira akabyambara igihe yagize umubabaro cyangwa akabyambara igihe yagize umubabaro ntabwo ikigunira ari umwambaro w'ubukwe ikigunira si umwambaro wo muri suware ikigunira si umwambaro ujya mu rusengero ikigunira ari umwambaro ugaragaza umubabaro
ariko uyu mubabaro ntago ugaragarira abantu. Oya ntago wavuga ko wabura kuvuga uravuga nk'urugero ubwo urashaka kuvuga mu buryo bubiri urumva ucyambaye nyuma ntawe utarabirebaga bo barabireba kanaka uriya muntu yabaye iki koko yego bagahita bakwibaza icyakubayeho runaka yabaye iki koko hakaba n'ikindi rero bambaraga imbere kitabonwa n'umuntu wese ariko bakerekana ko ngo ni to publicly express or show sorrow of regret to having done something wrong. Yego. Nuvuga ngo ni ibintu ku mugaragaro uri bwerekane kubera ikintu cyakubayeho tuvuga ngo ibigunira n'umwambaro w'umubabaro ku muntu ku giti cye bakubabaza byakusanga ariko warangiza ukawidodera hawo kudoderaga yego cyakora abantu babikuzanira hafi aho kagutera umwaro gatuma ubyambara umuntu ntago abikwambika ahubwo agutera icyatuma ubyiyambika tashamini agutera abakurikiranye umwe bwabera mwumvira ijambo mushumba avuze ngo ntago umuntu abitwambika ahubwo badutera agutera gahinda gatuma ubyiyambika gatuma njya kubishaka aho biri kuko ntago badoda no guca mufuka hejuru naho nyuze amakuru kacyamba ubwo urumva no mubabaro utuma umuntu afata umukase akajya guca amaboko akaca ijosi akiyambika ubwo nuba harimo n'isukara yishyira hasi n'umunyakire hasi ariko iyo mubabaro ariko no abyikate agira ugishyira inyuma yigaragura isiga iva mubone ariko akaba n'icyo wambaraga ntugereke ivu kuko ikigunira kijya imbere ntabwo bagerekagaho yego ariko ikigunira cy'inyuma cyo bongeraga hivu kubera ko kiri inyuma ariko hari ikigunira bambaraga cy'igisirimu yego cy'imbere akaba yacyambara agashyiraho karuvati akaba yacyambara shyiraho ibazi ihenze bazerishe akicara mu ivatiri n'ikigunira cy'imbere batakibona Imana dutabara akambara ikigunira ntajya kubirenge gashyira amaso y'urukweto rwiza ariko imbere ya costume harimo ikigunira yambaye yakwetse mu nziza ariko imbere hari ikigunira gihica Imana dutabara yicaye mu biro acuruza ibintu bigaragara ko rwose inyuma meke ugaragara umubabaro n'agahinda yego umubabaro n'agahinda wa mubabaro utabasha kubwira umuntu wa mubabaro ntacyo uri bukore no kuba wumva ufite umubabaro ukabye ni wa mubabaro munini wapfushije umuntu wabuze ikintu mbega bya bintu bifite agahinda bitanu isoro wumva utabona ukubwira umuntu ikikubabaje uyu munsi wa none so nicyo biso n'ikimwenda basobanuraga none ukerekana ko kuba umubabaro cyane none no kwerekana yuko hari ibibazo byabaye ku bana bapfuye rero cyangwa se wabuze umugabo urugo rwatakaje akazi wabuze imibereho ikaba ari umwambaro wambara ugaragaza intimba zo mu mutima agahinda ko mu mutima ishavu ryo mu mutima kuba wenyine mu mutima mbega kikaba icyambaro wambara kuko ubuze ukuvuga ibintu byawe bikoremo yego kuko ntawe utwambika ahubwo baduteza ibituma twambara ibigunira turabyidodera hari ijambo rikomeye cyane riba muri Bibiliya ryantangaje rivuga ngo Imana izabana nawe mu byago no mu makuba ibyago ni bya bindi bikagaragarira abantu bose bagatabara bakagira gute ariko amakuba ni ayandi umuntu agira ari mu akayagira bigatuma ajya gushaka ibyo bigunira agashaka ibigunira kuko ayo makuba uyagira wenyine aba muri wowe wenyine uhura nayo wenyine mbese urayagenda n'ushobora kujya bigatuma ushaka ibigunira ukabyambariramo imbere ariko mushumba dushimiye Imana ko yongeye kukuzana tukakubona kugira ngo dusobanurire ibigunira by'imbere ariko ibigunira ngenda urumva ibigunira ntago bifite ibipeso nta gipeso gifite ibigunira nta buzima gifite uketse kuba yaracyambaraga gusa ntago basaturaga imbere bakataga amaboko ari bunyure nijoro akagicomekamo rero uyu ni umubabaro urenze akandi kababaro n'agahinda ariko Imana ikomeze kudutabara ibicishije muri wowe kugira ngo tubyumve tunabisobanukirwe mushumba ese ibi bigunira dushinye nko kuri ba Moridekayi niyo tutanabashingiraho tugashinya no ku bandi benshi no kuri twebwe no kuri twebwe nanjye mu gihe nagize ibyago n'amakuba ariko mu makuba numvaga mbese nanjye ibyo bigunira najya kubica kuko byaga abantu bari bazi ko nabigize ariko mu makuba hari igihe umuntu abantu baba babona uri mu byaga ariko batazi amakuba yawe byari gutuma rero njya guca ibyo bigunira uketse ko Yesu yahabaye nshimiye Yesu wahabaye rero none ngiye ikintu ngira ngo nongere nkubaze kandi n'abantu bagiye bakomeza kwibazaho cyane
bakomeje kugenda bibazaho cyane barimo kuvuga ati ibigunira ko tubifite ari byinshi bagiye babimbaza ati ko dufite ibigunira byinshi ati harimo wambaje ati ngiye mfite ikigunira cy'umugabo yego wari ufite ngiye mfite ikigunira cy'umugabo ako nagahinda k'ikigunira cy'umugabo nta muntu nabibwira aho hanze yego ariko ikigunira cy'umugabo mfite kirenda kuntura hasi kandi urugo sinaruvamo uho ni uwa mbere undi wa kabiri ati mfite ikigunira cyaho ncururiza cyacururiza kandi acururiza hanze acuruza hanze mfite ikigunira cyaho ncururiza izo ni ingorane z'ibigunira waba nk'abo bantu wababwira iki kugira ngo Silas urakoze cyane tumaze kubona ibigunira n'iki byambarwa ryari kuba kibyambarwa yego tuvunyemo ibiganiro kubyambara mu buryo bufunzwe cyamunara ibyo umuntu wese arakubabarira noneho kukacyambara kwerekana umubabaro ufite icyo ukwiye kumenya umuntu yakiyamburaga arukashubijwe icyo ashaka niyo mpamvu badukurikiye kumwe bw'abera minisitiri muri aya masinyisho turimo kandi ikindi ugomba kumenya ikigunira kirepresenta amateka ufite ngo umwambaro w'ikigunira werekana situwasiyo urimo amateka urimo agahinda urimo umubabaro urimo ukomeye muri aya mateka turimo tuganira ni ikigunira gihishe ni nk'icyo ngicyo cy'umugabo bashyira imbere nese ajya kumusoza avuga umugabo yamunaniye ntabwo bishoboka ariko barahari mwana w'Imana barahari abadamu benshi bafite umutima wabaye kubera ko ntabwo ari buvuga umugabo we n'umuyobozi ntabwo ari buvuga umugabo we barabyaranye ariko afite ikigunira mu hari umubabaro hari n'abagabo ariko bafite imibabaro y'ibigunira by'abadamu abagabo gusa se ahubwo burya nibe n'abagore hari ukuntu ariko abagabo urabura ukabona icyo uvuga ugasanga uri umugabo uyobora abantu barakubaha ariko wagera ugasanga ikigunira cy'umudamu kirahari ku buryo erega tubigeranye na biriya bembe by'uwitwa ntuze n'amana yari afite inyenyeri yari umusirikare mukuru urwana agatabara yubashywe ariko yambariye ku kintu kiri imbere cyo agahinda gahishe hirya hari abagabo bafite agahinda yambaye kositime yafunze yanigirije yasa neza ariko imbere hari ikigunira cy'umwana wamunaniye yamwohereje muri Amerika kwiga none umwana nyora umugi baramugaruye icyo ni ikigunira we n'umuyobozi n'umutegetsi afite ijambo ariko mu rugo byaranze abana bariba icyo ni ikigunira umugore mwiza washatse umugabo mwiza cyane bagenda bakaryama muri etage ntibahuze umutima ikigunira kikaza n'amateka ngo ariko ubundi iyi nzu ryamyemo hari akantu ugiramo sohoka nkubwire icyo ni ikigunira ayo ni amateka ubundi akwambika iki ikigunira kandi utari bugaragaza ni wa muntu ufite amazu n'amafaranga ariko ari ideni rya banki cyamunara ririmo ikomanga ndashyira imbere gute bidashoboka ikigunira cy'umubabaro hari ibyo bagaragaza undi wese akaba yabira ariko icyo cy'imbere reka tansomaniya ibyo ni cya kigunira ugenda ukaka amafaranga muri banki ugashinga bizinesi igahomba ureba akaba utabasha kwishyura ukaba uti ndavuga iki noneho ni cya kigunira wambara kikakubwira ngo kura abana mu ishuri bari barimo bajyana ahandi kuko we nta gahunda ufite kandi ukabavana muri henze ukabajyana mu ryoroheje na gihugu butinze kuzajyayo ikigunira kiravuga ngo bakureyo ikigunira ni wa mukobwa urambagizwa agakunda umusore akamwimariramo rimwe na rimwe akazakora n'amakosa akora nk'ibyaha yenda bakahuza ukuntu umuhungu akamukatira batanabanye none akafite ikigunira agahinda ubundi agahindura akazi uzi ko agahinda kadatinya makeup nawe ukayitinya makeup urayibona karabura ngo siga amavuta agenda ajyamwe imbere we ntwikiriza amavuta iyo karagiye gashobora guhinguka kagamusaza kandi wari ntabwo kagumamo kuko nibyo bigunira by'imbere amaherezo bijya hanze nkuko icya Moridekayi cyabonetse dukomeze maze sobanure reka bari n'abandi bambajije reka maze ntagize kino kintu ntaza kubyibagirwa ko ndavuga ku ikigunira cy'imbere kiragatsindwa gutura i Burayi nta jambo ufite ikigunira cyo kurwara diabete utabasha kurya ibyo kurya biri mu nzu ko ikigunira ni ikimenyetso cy'amateka urimo ni ikintu cyakubujije amahoro nibe ariko uw'imbere arakerekana gute
ikigunira ni ryaduka riri guhomba ukabura ko werekeza. Ikigunira abashatse uvuka mu miryango ntibavugana ufite agahinda, umugabo aragukubita ntiwavuga, aragukubita ntago wavuga, ni ikigunira wibitsemo imbere uhisha aho ngaho kandi kiravuna mu mutima. Reka nkubwire fisira, reka nkubwire ikigunira ukuntu kigorana. Ibaze kohereza umuntu, kuko wohereza umwana kwiga gasanga bamugaruye kubera urumogi. Ibaze kubyara umwana uko uzamuvanamo azakubera kungura umuryango akubera ikirumba ugasanga yasi. Ibaze kubona umukobwa yambaye ubusa ku musozi, abantu bafite imibabaro umutima n'amadeni y'uburwayi, ingorane byose bikagera, kandi kikaba ari ikintu kibabaza umutima. Ariko Imana ishimwe, amakuru ndakubwiye nuko buri gihe ikigunira kivanwa amateka Imana yahinduye. Amen. Nivuga ngo bari ku bumwe bw'abera Imana ibasha guhindura ibintu byose, akazagusambanyirizaho muboye izina rya Yesu. Kigunira ni amateka mabi. Kigunira sando sharamiye kota. Kigunira kibwira umugabo utwaye imodoka nziza y'Ijipe, ariko mbere yuko yatsa banza tuganire. Ayobwo uvuze ibyo bintu mpita nibuka, hari umugabo w'umukobwa ati nari mpfuye uketse ko Yesu yanzuye. Yari umuntu ati nayaga mvana imodoka nkayitwara nkatwaramo umukozi, twagenda tukagera hano hari igihuru, nkamujyana mu gihuru tukajya gusambanira. Aha turanyumvira icyo kigunira cyo badayibona nari mfite. Icyo ni kigunira. Icyo we ntacyo afite, ubwo kibwo gifitwe n'umugore wizeye ko afite umugabo, yizeye ko yagize gute, kumbi yifitiye ibandi rya mu gihuru. Ubwo ngo ntago ari ikigunira, ahubwo yateje ikigunira umugore. Nawe ngo ubwo muri w'imbere nawe yari afite icyo bita karanduye. Abantu batandukanye karande n'ibigunira. Karande ni ikwambika ibigunira, amateka ni yakwandika ibigunira, ibigeragezo bikambika ibigunira. Ariko byatuye kuri karande n'ibimo wari ufite. Rero ibyo nibyo nari mvuze nshingiye ku byo wari uvuze by'abantu, ariko hari abandi bantu bambaje ibibazo bagera nko muri 2, ariko reka mbavuga hanga kugira ngo uze uduhe ibisubizo byiza kandi bisobanutse. Uwa mbere ni umuntu ufite hoteli, ariko ntago ifite mu Rwanda. Yarambwiye ati ngiye mfite hoteli Dubai. Mfite hoteli Dubai, ariko hoteli mfitemo abakozi. Uwo mbwiye wari wese ntaganyumva. Ati ndenda gusara, ndenda gutuma, kandi iyo mbahinduye nkazana abandi nabo ntibanyumva. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri reka mansi bizongu, uwo rero uzamusange uzamubwire umusengera Imana, arabikurikirana ibiganiro, ahubwo sinzi impamvu atari yanaguhamagara. Uzamubwire asabe icyo twita umusengere, akurweho umwuka wo gusura kandi ari umunyabushobozi. Bisaba ko uzamusengera ukajyana icyo uzakora Imana ikubwiye, kumwambika umwuka wa autorité, ubutware, kumva ko yinjira bakamenya ko ari umutware. Icyo barasenga, ahubwo ni umwuka wo gucishwa bugufi Satani yamuzanye. Ubwo yambaye ikigunira cyo gucishwa bugufi. Urufa ibintu nibye, ariko bazanye b'abakozi be baramara bose, uwabwiye ntaga mwumva, uwabwiye nta mwumva, uwabwiye nta mwumva, kandi abita abakozi barenze 30. Nta numwe unyumva. Ubwo rero umubwiye ibanga, ubwo umubwiye ibanga aguhamagare cyangwa hamagara undi wese ashaka, cyane cyane mwaganiriye amakuru cyane yayumvise, kuko none n'ibiganza by'abashumba burara. Yambwiye ati ndashaka kuzamuhamagara, mwohereza ibiganiro, abonaho ni nomero zawe, ahubwo azaguhamagara. Undi rero turamwatura mwuka autorité, turamukura mwuka yo gusuzugurwa, turamukuraho imbaraga bizamusuzuguza ko amafaranga nayo bwarakomeye. Icyo kigunira nta mpamvu yo kucyambara umwanya munini, ahubwo mu izina rya Yesu yakira ubutware. Tera wayazabonema, ambara ubutware bw'Imana bube kuri. Ariko Imana itabikoze ntibikunda, ahubwo tubihanuye mu izina rya Yesu bigiye gukunda. Haleluya. Amavuta y'Imana murayafite ndabizi akomeye. Undi ni umuntu w'umuyobozi, ariko abayobora buhaziye batanamwegereye, baraza bakamutegeka ibyo akora. Bakamutegeka ibyo akora. Yaravuze ati ubwo akazi nkareke. Abantu nyobora bari mu cyiciro nk'icyaka ngahe nyobora, bari bashaka ko ukuntegeka ibyo nkora, kandi ari nge muyobozi wabo, akazi nkareke mbigenze gute koko? Ubwo rero naravuze ntireka nguhe mushumba wanjye aguhe nomero zawe, ni umuvugisha. Ubwo rero nabo bagomba kukuvugisha. Urumva nta gahinda afite nyine. Nta gahinda afite. Ese ngiye wabundi uri hasi ukantegeka gutyo ndi bukore kandi uri hasi yanjye. Reka. Abantu rero harimo abantu bameze nk'uko. Iyo ni za kane zo gucishwa bugufi no gusuzugurwa. Yego. Icyo ni ikigunira wakura mu kajugunya, ntago kiremereye. No gucishwa bugufi ibyo agomba kubyikuraho, ntiyareka akazi, ahubwo nakoresha biri mu bubasha mu byo agomba gukora bihuriyemo.
yego nkuko gutegeka abantu batagira abantu batari autorité usanga muri we bamugira ko bashaka ariko umuntu ikizabwira umuntu umutegetse usanga agira imyanzuro afata cyo ni ikigunira yego ubwo cyo ni ikigunira ikigunira ariko sikomera ko ari cyo umuntu yobara ati urakora gutya ntabwo bishoboka ibyo bintu ati nawe ugomba gukora ibi ngibi bigombwa nawe ugomba gukora ibi ngibi bimeza akaba ari wo muhibya agomba gukora rero abantu nkabo nabo Imana batabare kandi mushumba avuze ijambo rikomeye ribashyikiriza ku mbaraga ariko se mushumba yego twavuze ibigunira ko tubyambariramo imbere kandi kubera agahinda twatewe n'impamvu runaka z'ababo twoherereje z'ababiduteye kugira ngo umuntu abone imbaraga zikurwaho ibi bigunira bigenda gute urakoze cyane nuba hasa nkaho ugiye kugisoza ndagushima ikiganiro kandi naho cyari kigeze ariko ndashaka kugaruka imbere abantu banze bumva icyo bita ikigunira shute yanjye yego ikigunira ubundi ikigunira gihuza uri bakatwara ikiganiro bushize ngo amavuta akandagira amateka rero n'uyu munsi ikigunira no mwambaro ugaragaza amateka urimo aho uri biravuze ngo n'ubundi dufite amavuta akandagira iki amateka n'ibigunira byayo byose akabiri bata kuko ikigunira uracyambaraga kugera ubwo icyo wifuza gisubizwa ubwo rero ni ukuvuga ngo ni muri aya masengesho turimo imbaraga zirahari uyu umuntu akurikire gusa uziko kizagisohoka buri munsi nta munsi uzaba ikiganiro cy'ibintu ariko abantu bamenye ngo ikigunira ni umubabaro babita ngo ni ntangere ni umubabaro winjira imbere ukakubabaza kubera ko warenganijwe uhe n'ibibazo n'agahinda wapfushije ariko n'uwapfushije agashyingura biroro ariko si ibaze gupfusha umuntu ahagaze ushobora gushyingura umuntu bikarangira pe ukajya unamwibuka pe ariko baze kubona umukobwa wibyariye wahetse wishyuye amafaranga y'ishuri arimo ibiyobyabwenge asambana hirya abandi babyeyi mwambukanye umupaka mwaganye bagatangira gushyingira uwawe bagenda bamuhonga 70 iyo ngiyo ataha bwije mu itabi yasaze ni ikigunira umubyeyi agira kumva agahinda karaje ako nagahinda bibaze kuba uri umugabo muzima ari umugore muzima ufite umwana w'umusore wakuzaniye mu kazana no mwuzukuru ari ugasanga urumugi rwaramwishe n'ibintu byaramwishe umubyeyi akagira umubabaro icyo ni ikigunira bibaze kubona umwana ababyeyi yiba bakamushyira ku itangazamakuru yibye umujora ruhari umwana akambara ikigunira hari abandi bana bambaye ibigunira kubera ko base bakoze jenoside akambara ikigunira cy'amateka muri we akumva ntanezerewe kubera ko hari byose yahemutseho ariko mbye kukiyamba ikigunira ariko ikigunira urakizi no gusenga Imana ntabyo gusenga Imana icyaha ni gatozo urajugunya mu izina rye utanga n'ibya data kahita bigira kwamana ku ruhande ikigunira ariko nkubwiza ukuri umugore wamfite usa neza wambaye bazerishe cyo kikaba kiri imbere yatangira atari ko urundi uri gutwara imodoka usakuza jya ku ruhande ngo hamakuru yawe ugira umugabo se kikamwibutsa ugira umugabo bundi harara mu rugo kabiri bundi nturarukubitwa gatatu hari umwana ugira kane hari bene wanyu ugira icara nkubwire kigunira kitagisohoka kikajya hanze kigunira ugaragaza umubabaro mu mutima kigunira winjira muri tagisi ati uransiga tugende tukinjirane wakwicaramo kandi abantu ntibabibone cyajya ko ngo atari kubundi wicayemo ubundi amafaranga uyagura ibishyimbo kabasha ko ikigunira uzi kujya mu ndege abandi batangira kurya bakamanura amarira uri muririra mu ndege mu kirere hari abifuza kujya mu ndege bo wajyamo kashaho kuyiririramo hari uwagiye Burayi kugira ngo aruhuke ariko uyu munsi ararushye ikigunira cyaramuherekeje Imana itabare ariko uzi kubyara umwana agahinduka uko utamutekerezaga si ikigunira abandi babyeyi barashima baranezerewe buzuye umwuka wera bajyane n'abana barabaherekeje ariko urugunira bajya kurya atari kubundi nkubaze urabirya ubundi urabirya sangira nande akumva ntibina atari ubundi se ubundi urakora ikibundi yego gahitamo kuyama ikigunira n'umwanda kirakuzonga kikakuzutaguza kikakunaganika kikakwambura isura noneho kikazava n'imbere kikajya inyuma yego kiragatsindwa ikimbere icyo wambara inyuma kikavaho ni sawa ariko bazi ikigunira gihera imbere kikazagirwa gihuka kikaza inyuma bigatuma kikamutera umuntu kujya gushaka igunira ukabana umubabaro wawe imbere w'agahinda bikazagira agahinda karenga imyenda kakaza inyuma abantu bose bakamenya ibyo uri mu Rwanda nabyo bigatuma ujya gushaka ideyi hari ukayicamo amaboko cyane ukavuta umuceri ndagushyira se ariko ndashyira nk'umutwe ndenzeho ibaze ndenzeho inkweto nziza ndenzeho ibintu nisiga ka makeup nkarabe neza se ariko amateka
ariko noneho harimo ikintu numvise aho ngaho gikomeye ko uyu muntu aba yiyambitse ikigunira kubera umuboro wahingutse inyuma na he no mu bitekerezo yose wuzuye ikigunira aba yakiyambitse azakiyambura gute? Urakoze cyane, nakubwiye ko ikigunira ni ibimenyetso by'amateka urimo. Yego. Kandi nkubwira ko nta muntu wakiyamburaga icyo asengera kidashubijwe. Niyo mpamvu nta kundi kukiyambura, nuko tumenye ko hari Imana idukuraho ibigunira. Byazanywe n'abantu, ibyo twizaniye, ibyo twidodeye, bango tugiye kujya mu mavuta yo kutwambura ibigunira no guhanagura agahinda k'uwo mwanya umuntu afite. Ubwo ni wa muntu uzakiyambura cyangwa ni amavuta y'Imana n'abashumba guhamagara asenganye. Icyo nicyo nagira ngo tubanukire. Aramye suko ndabona abagore bamwe barakora muri ministeri kafite ikigunira, ajya kwicara ku ntebe ati ministeri si yawe, yajya kwicara muri biro ati ntebe wicaraho kanga uri mwene nde, cyo wicira kongorera tu, cyo bati kubundi uri mwene nde wakandagira hano hano, ubundi suragura imodoka uzajya kikakongorera ugata umutwe. Ibyo rero bisaba nta kindi bisaba, nuko ugira ibintu bitatu, nuko usenga Imana ukegera ashoboye gusenga akagufasha kugira ngo bakurweho ibigunira. Turi mu gihe rero cy'amateka avanaho ibigunira byose, noneho ku buryo umuntu gusenga. Niyo mpamvu Imana yaduhaye iryo kuba ubiko twavuye mu mavuta akandagira amateka, twinjira mu nzozi, twinjira no gusona ijambo ry'Imana. None uyu munsi naho turi mu ki ibyo byose imitima y'abantu yarakiriye, ariko turi mu gihe imbaraga zisenga zikavana ibyo bigunira. Ariko bigunira uzibigunira uve muri Afrika ushonje ugera i Burayi unaniwe kurya kubera diabete, firigo yuzuye. Ariko uzibigunira, ariko Imana itabara. Ndakora ubukwe se n'ubutahe Imana kivuye. Ubwo rero cyavanwagaho nuko icyo basengeye cyashubijwe. Niyo mpamvu si we wenyine gusa n'abadawidi n'abandi bose bajya n'isi barabyambaye bose, abantu bose barabyambaye, benshi muri bira bakabyambara ibigunira nk'ikimenyetso cyerekana umubabaro. Noneho ugasanga umuntu akiyambikaga, ariko rero ko cyajyaga kiva hari uko Imana ikoze ibyo bikorwa. Umuntu uri muhombo ucuruza, icyo ni ikigunira, turakirukana mu izina rya Yesu. Bango bafatanya natwe duhamagare dusengane, hamagara Sirasi, hamagara jewe, hamagara undi wese ushaka, ariko dusenga Imana tubikure. Biragatsindwa kubona ushaka umugabo mwiza akubera ikirumbo, ukambara ikigunira kandi yagera mu bandi bagabo agasengera akita umugabo mwiza, ariko mu rugo n'intari huma. Ugasanga umugore yarashize ati parika imodoka, parika igare, jya ku ruhande, ubundi urateka ibyiki ye badata we agashyiraho ngaho. Uvuze kuri ibyo ngibyo by'umugabo n'umugore, hari umugabo ngo umugabo yarambwiye ati ndenda gupfa, nese urapfishwa n'iki? Ati niyo mvuye mu kazi mparitse imodoka mu mbaraga nyinshi z'umwuka w'Imana, Imana igukoreshe uwo muntu nawe ikigunira cy'izina rifite imbaraga cyose kigunira gikomeye cyane. Kazi baramwubaha n'ibyo akora baramwubaha, afite n'imodoka nziza, ariko afite ikigunira mu rugo kimudiha, azasakuza se? Oya, ntago yavuze. Hari n'ababyeyi bihangana kugira ngo abana batazahura n'ingorane, burya abantu banga kujya muri divorce kugira ngo barengere abana babo, ukabana nacyo ariko ugambiriye kubana n'iki n'ikigunira. Sobanura ariko wagira ikintu ubwira abantu kugira ngo basigarane, baduhamagare tubasengere. Icyo cyo jambo ryonyine, kuko ikigunira kigaragaza amateka urimo. Yego. Nubwo wakiyambitse mukaraza kukikwambura. Amen. Turasenga muri iyi minsi. Yego. Kugira ngo amavuta ari mwamanuka, akureho ibigunira byahagaragara n'ahatagaragara. Imana ishimwe. Akure Imana, ukomeze ukora ibitangaza, kandi ukora ibitangaza abantu bose mu izina rya Yesu. Duhagaritse ubutware bw'abadayimoni bwose mwami, maze abantu bambure bya bigunira kandi bagire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Shalom shalom. Nakagaruka mukomeze mwandikishe, mukomeze muduhamagare. Imana bamugisha. Bye bye. Amen.